Mbashimire inshuti zacu, mbashimire rwose, mwarakoze cyane kuba mukomeza kugenda mudutera ingabo mu bitugu. Nk'ibisanzwe rero tukaba tugarutse kugira ngo twongere tuganire turebe ibiri kubera hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, akaba aricyo kinzanye ahanini, ariko turaza no gusimbukira ku zindi nkuru ziba zigenda ziri gucaracara hirya no hino ku isi. Nk'ubwo ngubwo turaza no gusimbukira muri USA naho tugende turebe ibiri kuberayo. Muri aka kanya rero nk'ibisanzwe ni uko hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, uyu nguyu ni Thomas Lubanga. Thomas Lubanga mwigeze kumwumva, twigeze kuba tubiganiraho mu minsi yashize. Icyo gihe ari ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025, ubwo byavugwaga ko uyu mugabo yashinze umutwe mushyashya witwa CPR ujya gukorera hariya muri Ituri, mu ntara ya Ituri. Hanyuma akaba yaragombaga gukorera mu duce dutatu, ariko by'umwihariko mu ntara ya Ituri. Uyu mugabo akaba yaravugaga ko aje, cyangwa se igitumye ashinga uyu mutwe, aje kugira ngo arengere ubwoko bw'abahema bukunda kugenda bwicwa cyangwa se bwahohoterwa hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nk'uko byari bimaze iminsi bitangajwe, uyu mugabo akaba yari amaze iminsi muri Uganda nyuma yo gufungurwa n'urukiko rwa ICC, ubwo rwari rwaramuhanye kubera kwinjiza abana bakiri batoya mu gisirikare n'ibindi byaha bifitanye isano nabyo. Icyo gihe murabyibuka, ibyo ngibyo twarabiganiriye tubivugaho kenshi cyane, tugera n'aho kuvuga ko uyu mugabo uko byagenda kose ashobora kuba ari mu kwaha kwa Uganda, kubera ko yarashinze uyu mutwe avuye muri Uganda nyuma y'igihe gitoya afunguwe. Kugeza uyu munsi rero hari imirwano imaze iminsi iri kubera hariya muri Ituri, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Iyi mirwano rero yari ihanganishije coalition ya FARDC cyangwa se FARDC muri rusange, ndetse n'abasirikare b'uyu mugabo CPR, cyangwa se b'uyu mutwe CPR, umutwe witwaje intwaro, uyu mutwe wa Thomas Lubanga. Ibyo ngibyo tugiye kuba tubigaruka tubirebere hamwe. Ese barwaniye hehe? Ese bari kurwanira iki? Ese byaba bimeze bite? Ni mu gihe abandi bahwihwisa bavuga ko uyu mutwe mu minsi iri imbere nawo ugiye kuza ukaziyunga kuri M23. Ibyo ngibyo mwari mubizi? Uyu mutwe biravuga ko ugiye kwiyunga kuri M23. Murabizi ko bariya batwirwaneho nabo baje bakiyunga kuri M23, tugahita tugira ihuriro AFC M23 twirwaneho. Hanyuma rero n'uyu mutwe CPR nawo biravugwa ko mu minsi iri imbere rwose ugiye kuzaza, hanyuma ukihuza na M23. Hanyuma ubuyobozi bwa Kongo, cyangwa se n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, uyu ni Lieutenant Jules Ngongo, hari ibyo yaje kuba atangaza nyuma y'imirwano imaze iminsi ibahanganishije uhereye ku itariki ya 17 kugeza ku itariki ya 18. hanyuma n'imirwano yabaye naho yabereye. Ibyo tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Icyo usabwa ni ugukomeza kubana nanjye, hanyuma ndaza kuba nkuvira imuzi n'umuzingo. Ibi ngibi ndi kukubwira ni impfunyapfunyi. Hanyuma niba mubyibuka neza, ku munsi w'ejo twigeze tubabwira ko hano mu Rwanda hateraniye inama ya ISIKA. Ni inama mpuzamahanga iri kubera hano mu Rwanda i Kigali, igomba kumara igihe kingana n'iminsi 2. Ni inama igaruka ku mutekano wa hano muri Afurika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku munsi wa mbere w'iyo nama yavuze ko Abanyafurika aribo bagomba kwishakira umutekano, cyangwa se kwicungira umutekano, kurusha kujya gutegereza abahandi ngo baze bacungire Afurika umutekano. ISIKA mu magambo arambuye ni International Security Conference on Africa. Ibi ngibi twabiganiriyeho, twabivuzeho, ni mu biganiro byacu byatambutse. Iyi nama ikaba yitabiriwe n'abarenga ibihumbi. Bikaba bivugwa ko baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, birimo bigera ku bihugu 70 nabyo. Nubwo hari abaje bahagarariye abandi, ariko iyo ugiye kureba iyi nama bagera ku 200,000. Ariko iyi nama yitabiriwe n'abantu benshi cyane. Kugeza kuri uyu munsi rero, nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa, cyangwa se nk'uko turi gukomeza natwe kugenda tubivuga, turaza kugenda tubinyuramo tukabireba, nuko u Rwanda rwamuritse uruganda rukora imbunda, cyangwa se rukora ibikoresho bya gisirikari hano, amasasu, impuzankano ya gisirikari, ibifaru n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni uruganda rwitwa Remiko.
ibi ngibi byatunguye abantu benshi, nabonye ku mbuga nkoranyambaga, niyo nkuru iyo uri kujya kureba ugasanga abantu batunguwe, ariko twigeze twumva cyangwa se twarabibonaga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, wajya kuvuga ngo u Rwanda ni rwo ruri kurinda umuperezida wa Centrafrica Arikanje Touadera. Ibyo murabyibuka, bakaba ariyo bari no kurinda umutekano cyangwa se baragiye kugarura amahoro. Muri Mozambique, muri Zambia, muri zo ntara za Gabo Delgado, ibyo ngibyo murabyibuka, nubwo mu minsi yashize haherutse kwicwa abasirikare 3 baguye mu gico cy'abagizi ba nabi, ariko kuva kera na kare ni abasirikari barinda cyangwa se bagiye kugarura amahoro muri ibyo bice byose nkubwiye, harimo za Machomia, mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Mozambique. Muri South Sudan bariyo abapolisi n'abasirikare bagiye kugarura amahoro, n'ahandi henshi cyane. Noneho u Rwanda rukaba rukora n'ibishoboka byose, rukaba rwashize ubwirinzi ku mupaka uruhuza na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kugira ngo baba FDLR cyangwa se babandi bavugaga ko bazaza guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se bazakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame batazabona aho bamenera. Abantu bakibaza bakavuga batari ku bundi u Rwanda izi ntwaro ruzikura hehe? Ese ubundi ni gute u Rwanda nk'igihugu gitoya rufite abasirikare bangana kuriya rugasagurira n'amahanga cyangwa se rugasagurira ibindi bihugu gute? Ngira ngo ku munsi w'ejo, munsi wa mbere w'iyi nama ya Isika, ibi ngibi ibyo wibazaga igisubizo warakibonye. Ntabwo urakibona neza rero, kuko n'ubundi biracyakomeje. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri, haraza kumurikwamo n'ibindi, ndetse no mu minsi iri imbere hari n'ibindi nabyo bizagenda bigaragara. Bikaba biri no kuvuga ko u Rwanda rugiye kujya rucuruza mu bihugu bimwe na bimwe cyangwa se rugurisha ibihugu bimwe na bimwe izo ntwaro rukorera hano mu Rwanda. Ibi ngibi rero tukaba twavuga ngo ni byiza. Abantu bafataga u Rwanda nk'agahugu karaho katagize icyo kavuze, cyangwa se kwa kundi bagenda bashaka kurwifatira uko babonye. Ngira ngo ibi ngibi biraza gutuma bagira aho bagarukira. Umugani wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni ukunda kuvuga ngo barenze umurongo utukura, bashakaga kurenga umurongo utukura. Ibi ngibi biraza gutuma bagira aho bagarukira. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira ni uko mu Rwanda ni ku nshuro ya kabiri, ku munsi w'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, u Rwanda rwakiriye abandi banyarwanda bashya bagera kuri 796 baje basanga n'ubundi bari batashye mbere yaho 360 bakiriwe hariya mu karere ka Nyabihu. Hanyuma berekezwa mu nkambi ya Kijote, aho bagiye kwitabwaho n'u Rwanda mbere y'uko basubizwa mu miryango yabo baturutsemo. Ikindi, abangaba rero 796 baje bagomba kwakirwa hano mu Rwanda. Nabo nibamara kwakirwa mu Rwanda barerekeza za Rusizi. Nibagera za Rusizi nabo hanyuma u Rwanda rubanze rubiteho, cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda babanze babiteho. Ni Nyarushishi za Rusizi, mu nkambi ya Nyarushishi za Rusizi niho bagomba kwakirirwa. Noneho bakaba bazahava bari kwerekeza nabo mu miryango yabo. Ibi rero ni byiza. Biravuga ko rero hari abandi basigaye bagera ku bihumbi, ni ibihumbi byinshi cyane, kuko abamaze gutaha bangana n'156, kandi hagomba gutaha 2500. Urumva rero abasigayeyo. Hanyuma rero hari ikintu abantu bari kwibaza bakavuga bati, ariko kuki aba bantu bari gutaha uri gusangamo abagore n'abana, yewe n'abagore bakuze cyangwa se abagore bakiri batoya n'abasaza? Ese aba bagore bakiri batoya abagabo babo bari hehe? Ese abasore cyangwa se abana, aba babyeyi bakuze babyaye bari hehe? Abo ngabo amakuru yagiye hanze nuko bagiye muri FDLR, nuko bagiye mu mitwe yitwaje intwaro ibiri gukorera hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo ngabo nibo bagenda begeranya bakavuga ko ngo basaza gutera u Rwanda, n'abandi bafatanyije. Abo bose ntagiye kwirirwa ndondora, kuko ntago aricyo kiba cyanzanye hano. Ngiye mba naje kugira ngo twicare tugende ducaracare nk'ibiba bikugenda bicacara ku mbuga ngo ducaracare, natwe tugende tugereyo turebe se bimeze bite. Abantu bakibaza iki kibazo rero, kandi nawe ushobora kukibaza, ku buryo kugeza ubu ngubu aba bantu bari gutaha uri kujya kureba ugasanga nta basore barimo, cyangwa se nta bagabo bakiri batoya, urubyiruko mbese barimo. Bagiye he? Cyangwa se reka dutegereze muri abandi basigaye, ushobora kuzasanga
wenda nabo bazagira gutya bakaza. Ikindi rero ndaza kuba nkubwira ni uko sadeke irimo gutaha, ni icyiciro cya gatandatu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Sadeke yatashe n'ubundi inyuze hano. Ikiriho cyangwa se n'ubundi cyavuzwe ni ibikoresho. Icyiciro cyabanje cya gatanu cyabanjirije iki ngiki cyatashe ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Mwabantu mwe, ni ibikoresho n'ubundi bigitaha. Urambwira ngo iyi ntambara cyangwa se aba bagabo bari bishize hamwe, niba mubyibuka dukunze kubivuga ubwo Perezida Felix Tshisekedi yavugaga ngo niba mutore ngo azasaba ngo inteko ishinga amategeko ngo ashyire ngo ibirindiro bye hariya i Goma, ngo arase i Kigali ngo akureho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Niba mubyibuka uyu mugabo Neva yigeze kuvuga ngo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara iri kuberayo ngo ntabwo ari intambara yo muri Kongo gusa, ngo ni iy'akarere kose. Naho twebwe ntitwamenyaga ibyo bicariye, ariko nyuma y'aho iminsi yaje kuduhishurira itubwira icyatumaga bavuga aya magambo. Ni ibi bikoresho bya sadeke bingana gutya birimo gutaha, na n'ubu biracyataha. Abasirikare nibo bakiriyo, bikaba biteganyijwe ko bagomba kuzamarayo igihe kingana n'uku kwezi kwa gatanu kose. Mwabantu mwe, ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ibyo ngibyo nkubwiye n'ibindi ntakubwiye ni mu mpfunyapfunyi, turaza kuba tubigaruka mu kanya. Hanyuma dusimbukiye hanze rero nuko uyu nguyu ni Perezida Donald Trump. Donald Trump yavuze ko agiye gukurikirana cyangwa se agiye gukora iperereza kuri Kamala Harris wigeze kwiyamamariza kuba perezida, yewe akaba yaranishyuye ibyamamare bigiye bitandukanye harimo nka Beyonce wenyine akishyurwa amafaranga angana n'amadolari 11. Ati aya mafaranga yishyuwe uyu mugore wenyine, kandi yagiye akoresha n'ibindi byamamare byinshi cyane bigiye bitandukanye ari kwiyamamaza, ni amafaranga ya leta. Niyo mpamvu agomba gukurikiranwa nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma ikindi wenda ndaza kuba nkubwira, nakubwira ngo weho icyo usabwa n'iki ni ugutera agatebe, hanyuma nanjye nkatera kandi hano. Niba ufite n'agasambi ugatere hano, hanyuma twicare dusasanure turebe ibiri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi ngushimire kuba warakoze subscribe, share na comment. Uri w'agaciro. Nyagasani akomeze abahe umugisha, mukomeze kugira uwo mutima w'urukundo, tujye twicarira hanyuma tuganire. Murakoze cyane rero. Ntatinze reka mbere kuri iyi nkuru ivuga ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2017, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiriye uruzinduko i Vatikani, ubwo yari kumwe na First Lady Jeannette Kagame. Hanyuma bakirwa na Papa Francis witabye Imana ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 ku myaka 88. Akaba yarishwe cyangwa se yarazize indwara z'ubuhumekero kuko yaramaze igihe kinini arwaye izi ndwara n'izindi zose zagiye zishamikiraho. Uyu nguyu rero akaba yaraje gushingurwa ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Hanyuma ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 hatowe undi mupapa mushyashya ariwe Papa Leo wa 14. Akaba yitwa Cardinal Prevost Francis ukomoka ku mugabane wa Amerika. Ku itariki ya 19 z'ukwezi 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 yimitswe ku mugaragaro nk'umushumba cyangwa se nk'umusimbura wa Petero wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ibyo ngibyo mwarabibonye, amashusho twagiye tuyabagezaho, byabereye hari Vatikani n'umuhango wakozwe n'umwepiskopi wa Roma. Ibyo twabibaganiraho twarabikoze. Icyari gitumye ngaruka rero kuri aya mateka nuko uyu mupapa Francis, ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na madamu bamusuraga, ikintu cyabaye yasabye imbabazi umuryango nyarwanda cyangwa se isi muri rusange, avuga ati abihaye Imana muri rusange, yaba ari ababikira, yaba ari abapadiri cyangwa se yaba ari abafureri, yaba ari iki,
bose bagize ukuboko muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Nsabye imbabazi nciye bugufi, ari nacyo kintu saa izi ngizi cyatumye mu Rwanda hano himakazwa ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abiciwe n'abishe, bagasabana imbabazi kandi ibintu bigakunda kugeza ubu ngubu. Abanyarwanda bakaba babayeho, navuga ngo basabana imbabazi cyangwa se bumva ko bagize uruhare muri iyo jenoside kandi bitari byiza, ari amahano yagwiririye u Rwanda, banasaba ko bitazongera, bagiye gutanga umusanzu cyangwa bagiye gushira itafari, icyo kintu ntikizongere. Ibi rero niyo mpamvu nari mbivuze. Ubwo rero ikintu kiriho, ubutumwa bwamaze gutambuka, ababa babwumvise baba babwumvise. Hanyuma ubwo nawe icyo usabwa kugira icyo wakora nko gukora iyo share cyangwa se ugatera niyo comment, bizarusha kuba byiza. Hanyuma ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 n'itariki ya 31 z'ukwa gatatu 2025, inkuru yiriwe iri gucaracara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yavugaga ko uyu mugabo Thomas Rubanga yashinze umutwe mushasha witwa CPR, bikaba bisobanuye Convention for the Popular Revolution. Ibi ngibi murabyibuka, twabivuzeho turabisobanura. Uyu mugabo aje gukorera hano mu ntara y'Ituri, nyuma y'aho ikintu cyaje kubaho uyu nguyu Guverineri Ruboya uyoboye ntara y'Ituri yaje kuba yanahunga, nyuma yaho azingutwe rwose, arahambira n'imodoka, mbese ibintu byose arikorera, aragenda yigira Kinshasa. Ariko nyuma yaje kugaruka, bikaba byaravugwaga ko ngo ari gutinya intambara cyangwa se ari gutinya uyu mugabo Thomas Rubanga. Uyu mugabo akaba yarashinze uyu mutwe avuga ko aje gukemura ikibazo cyangwa se aje kurwanya abantu na n'iyi saha barwanya umutwe cyangwa se barwanya ubwoko akomokamo bw'Abahema, bakomeza kugirirwa nabi, atazakomeza kubyihanganira. Akaba yarawushinze avuye hehe? Muri Uganda. Abantu bakavuga bati uyu mugabo uyu mutwe ashinze, Perezida Museveni niwe umufashije kuwushinga. Abandi bakavuga ko uyu mutwe uje kurwanya abo ngabo barwanya ubwoko bw'Abahema, ariko nyuma aho uziyomeka kuri M23. Kugeza ubu ngubu ikintu kiriho cyangwa se ntabwo turamenya ngo ese uyu mutwe uzajya kuri UPDF, ubwo wenda ukaba wajya sinzi niba navuga ngo ni agashami kawo cyangwa se niba navuga ngo ni iki, ariko turabizi ko UPDF ariyo iri hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya leta kiba cyaragiye kurwanya iriya mitwe yitwaje intwaro, harimo nk'izo za Codeco na ADF, baba badashaka ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ayobora. Bisa n'ukuvuga ngo ni abatishimiye ubutegetsi bwe. Ikindi niba mubizi, hano mu Burundi naho hari umutwe witwaje intwaro witwa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Hanyuma hano mu Rwanda hari umutwe witwa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, uri hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, niho bakorera. Hanyuma muri Kongo hari umutwe witwaje intwaro witwa M23, uretse ko babaye ihuriro AFC M23 twirwaneho. Abo nabo barwanya ubutegetsi bwa Kongo, n'ibindi byinshi cyane. Iyo mitwe yose igenda ivuka, niyo mpamvu nari nyuze muri iyi mitwe. Hanyuma rero hakaza n'umutwe witwa CPR, nawo urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko none hari muri Kongo ho birakabije. Muri Kongo ho birakabije, ho ni ibindi. Harabarurwa imitwe igera kuri 250, irenga 250 yose ikorera hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaje guhungabanya umutekano cyangwa se ni ukuvuga ngo bamwe bashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa kubera ko wenda uyu ngo Felix Tshisekedi agira gutya akabameneramo akantu bakajya ku rugamba bakamurwanira, ariko abandi baramurwanya, harimo nk'iyo CPR. CPR rero imaze iminsi iri gukocorana rero na FARDC. Hanyuma umugabo akaba yaratangaje ko agiye gukorera mu ntara ya Ituri. Ni mu duce dutatu yatangaje
ariko avuga ko by'umwihariko azakorera mu ntara ya Ituri. Hanyuma akaba yaravuze ko afite umutwe wa politike kandi akagira n'umutwe wa gisirikare. Uyu mugabo rero akaba yari amaze igihe kingana n'imyaka 2 muri Uganda, ariko muri 2012 akaba yari yarigeze gukatirwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha igifungo cy'imyaka 12 ku byaha byo kwinjiza abana mu gisirikare. Afungwa imyaka 14 muri gereza. Yarekuwe mu mwaka wa 2020, ndetse icyo gihe Perezida Felix Tshisekedi amugira umuyobozi w'itsinda rishinzwe kugarura amahoro muri Ituri. 2022 yatawe muri yombi n'abantu batazwi. Ibi bikaba byaravuzwe ko yamaze igihe kingana n'amezi 2 atazi yari kandi atazi n'abamufasha baribo. Bikaba byaravuzwe ko rero ibingibi byose byakozwe na Perezida Felix Tshisekedi. Kuva icyo gihe uyu mugabo yaje kugira gutya arahunga. Nibwo yahunze. Mu guhunga rero yaje ashinga umutwe witwa CPR nk'uko twagiye tubigaruka nk'uko twabivuze. Bamaze iminsi rero bari kurwana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Ituri, muri twa duce dutatu twagiye tuvuga. Ariko bikaba bivugwa ko ngo akorana n'undi mutwe witwaje intwaro witwa Zaire. Mwabantu mwe, ibintu ntago byoroshye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari CPR yonyine, akorana n'undi mutwe witwaje intwaro witwa Zaire nk'uko byagiye bikomeza kugenda bivugwa. Uyu rero ni umuvugizi w'igisirikari cya Kongo yitwa Lieutenant Jules Ngongo. Yatangaje ko guhera ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu mwaka wa 2025 kugeza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 imirwano imaze iminsi iri kubera hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC ihanganye n'izi ngabo za CPR mu duce turimo nka Ropa no mu nkengero muri teritwari ya Jungu mu ntara ya Ituri. Umuvugizi w'igisirikari cya RDC Lieutenant Jules Ngongo yatangaje ko mu mirwano bamaze iminsi bahanganyemo n'uyu mutwe wa CPR basubije inyuma uyu mutwe wa CPR, hanyuma ngo bahungira mu bigo bigiye bitandukanye bya hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibigo by'amashuri, ndetse banahungira no mu nsengero. Ngo barabakubise babotsaho umuriro barabatwika. Ubwo ni FARDC irabatwika ngo bahungira mu mashuri, bahungira no mu nsengero no mu mavuriro no mu myobo hose, kubera ko FARDC yavuze ko idashobora kuzihanganira na rimwe abantu bose baza bitwaje cyangwa se bakerekana ko baje kuba bafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko wajya kureba ugasanga hari ikindi kiri kubagenza. Uko byagenda kose buriya mu minsi iri imbere uzajya kumva wumve ngo muri tuno duce twa Ituri naho bari gucukura amabuye, harimo amabuye. Ntabwo tubizi neza, ariko kugeza ubu ngubu ikintu kiriho ntabwo wamenya ngo aba bantu bari kurwanira iki. Nubwo bwose avuga ngo afite uburenganzira bwo kurwanira ubwoko bwe bw'abahema aturukamo, ni nacyo cyatumye ngo ashinga uyu mutwe, ariko buriya afite izindi gahunda zatumye ashinga uyu mutwe. Ariyo mpamvu narababwiraga nti mu minsi y'imbere nta gitangaza kirimo kuzajya kumva ngo yiyunze kuri M23, cyangwa se wajya kumva ngo wenda yiyunze kuri UPDF, birashoboka. Cyangwa se wenda wajya kumva ngo nawe ni umutwe uri aho ukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugamije gusubiza inyuma abarwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kugeza ubu ngubu ikiriho twamaze kumenya ngo ahagaze aho ahagaze ni hehe? Nuko ari umwe mu bari kurwanira uburenganzira bwabo. Turaza kubafata nk'aba banyamurenge bo muri za Minembwe. Murabizi ko bahise bayobowe n'uyu nguyu General Makanika witabye Imana, yishwaguye ku rugamba. Abangaba nabo barwaniraga uburenganzira babo, nabo bavutse nk'uku nguku iyi CPR nayo yavutse. Nyuma yaho rero babonye ko M23 ibyo iri kurwanira ari byo cyangwa se bahuje, baravuze bati reka none tubiyungeho dukomeze urugendo. General Sematama ngira ngo niwe wasimbuye
uwo makanika niwe usigaye ahagarariye abanyamurenge. Hanyuma rero bikaba bivugwa ko uyu mutwe CPR nawo mu minsi iri imbere ushobora kuzagira gutya rwose ukiyunga kuri M23, iryo huriro rigakomeza rigakura cyangwa se rikaguka. Urumva ko n'imbaraga za gisirikare na politike zizaba ziyunze kuri M23. Nabyo tuzagenda dukomeza kugenda tubikurikirana, tugenda tureba akantu ku kandi kuko bikomeza kugenda bivugwa. Kugeza ubu ngubu rero iyo ugiye kureba rero usanga hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nari nabivuze hejuru, imitwe iriyo ni imitwe myinshi cyane. Kugeza ubu ngubu navuga ngo ihuriro AFC M23, iyi mitwe yose wumva, n'abacancuro nizo za SADC n'abandi bose bagiye baza, n'abagiye kuzaza abacancuro ba Black Water babo muri Colombia, n'abandi bose abuzi bose bagiye bashimashima kuri M23. Reka da bakumva ni urutare, inzara zigashya, inzara zikavamo. Kugeza ubwo SADC nk'uko twabibabwiye irimo gutaha icyiciro cya 6. Abashansho ba Romania bigeze ko bata ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 bahawe inzira n'u Rwanda. Ibyo murabyibuka, nzajya mbisubiramo cyangwa se kugira ngo tujye twibukiranya ibyo ndi kuvuga, mbanze kubisasira. Murabibuka abasadeki b'abadamu bigeze gutaha batwite, urugamba rubananiye. Murabibuka aba basirikare ba FARDC batashe bakakirwa na Minisitiri w'Intebe Judith hariya ku kibuga cya Njiri. Murabibuka abangaba baherutse guherekezwa na MONUSCO bakagera hariya nabo ku kibuga cya Njiri bakakirwa. Abasirikare batsinzwe ba FARDC bari barahungiye hariya muri MONUSCO ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, ubwo M23 yabotsagaho umuriro hanyuma igahita ifata uyu mujyi wa Goma. Bararekura, bamwe barapfuye. Murabyibuka ubwo ingofero y'imyenda y'ikimirambo, bifaru, imodoka uzi imodoka M23 yafashe, uzi imodoka M23 yabitse zaba abasirikari cyangwa abo bose bashinzwe umutekano bari baje baproteje icyo gikundi cyarwanaga na M23 bafata Goma. Hariya za Goma hari umurongo w'imodoka zitondekanyije, ariko abantu menya mwibagirwa vuba, mwibagiwe za modoka amajipe, amarandi cruiser, izi modoka za gisirikari z'amatoyota. Hari imodoka nyinshi, ibifaru. Ibyo byose murabyibuka, niba mutanabyibuka ngemba mbibibukije. Kugeza ubwo M23 sahizi ngizi nta muntu n'umwe ushobora kuba yenyeganyeza hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe ubu ngubu yamaze no gushyigikirwa, ugiye no kureba wasanga 80% M23 irashyigikiwe, kuko ibyo iri gukora hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abenshi bagiye babigaruka bavuga bati nibyo irarwanira uburenganzira bwabo. N'abanyekongo bagomba guhabwa ijambo ku butaka bwabo. Kubera iki badahabwa ubwenegihugu? Kubera iki badahabwa izindi nshingano zigiye zitandukanye nko mu buyobozi, muri gutyo bagahezwa? Kubera iki bakitwa abanyamahanga cyangwa se bakitwa abanyarwanda ngo bavuge ikinyarwanda, ngo nibasubire iwabo mu Rwanda? Barabatwitse, barabariye. Bamwe mwigeze kuba mwana bibona ku mashusho, njye ntabwo nyanyuzaho amashusho, ariko mbangira ngo twongere twibukiranye. Bagiye babatwika, bakatwika ku manywa y'ihangu. Ibyo murabyibuka. Ngo arazira iki? Arazira ko ari umututsi, arazira ngo ko ari afite igihagararo, ngo arazira ko ngo afite izuru rimeze gutya, ngo arazira ko avuga ngo ururimi rumeze gutya. Ibyo murabyibuka, byagiye bibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo hari abantu rimwe na rimwe ujya kure ugasanga bari kwiyenza, ugasanga umuntu ari kukwiyenza ngo ibyo ngibyo ngo uri kuvuga ngo ushigikiye ngo ubwoko ngo bumwe na bumwe, cyangwa se ngo ushigikiye ngo imitwe ngo y'iterabwoba ngo cyangwa yitwaje intwaro. Sibyo, si cyo kiba cyanzanye. Mba ngira ngo mbibutse nibiba byaragiye bicaracara ku mbuga nkoranyambaga bijya hanze, abantu bagenda babibona, abantu bagenda ibintu bikorwa babirebera. Ibyo byose bigaterwa n'iki? Bigaterwa n'amabuye cyangwa se umutungo kamere uri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, utuma aba bose bagera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko bagiye kugarura amahoro bacagagurana. Nta kindi, ni amabuye, ni umutungo kamere baba bakurikiyeyo. Kugeza n'ubwo abayobozi batandukanye bagiye bavuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafite ubushobozi bwo kuba
yacunga umutekano ku bantu bose baje bageze hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane baza bitwaje ko bagiye kugarura amahoro ariko baje kwicukurira ibuye. SADC imaze iminsi iri kurwana inkundura, navuga ngo ni inkundura kuko bari banze gutaha cyangwa se gucyura ibyo bikoresho byabo. Kubera iki? Kubera ko M23 yarabasakaga ikababwira iti muzana ayo mabuye mufite muzane hano, bati ntayo tubaha, ntayo tubaha. Intambara twaretsinzwe twarabyemeye turatashya, ariko amabuye ntayo tubaha, turayaryamaho mpaka. Bakaburana ibifaru byabo babirasiye hehe? Mu bice bigiye bitandukanye, harimo za Kasengesi, aho uyu mugabo witwa generali majoro Peter Chirimwami yiciwe, murabyibuka, wari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Guverineri ya Kivu y'Amajyaruguru ngo bisigaye iyobowe na Bahati Musanga Erasto na visi guverineri Manzi Wili. Ibyo ngibyo tuzajya dukomeza kugenda tubigarukaho, aho mwamwibukira ni mu minsi yashize ubwo yatangazaga ko cyangwa se yatashye ku mugaragaro gahunda yo gutangiza umuhanda mushya Sake Masisi ugiye gushyirwamo kaburimbo. Ibyo byose murabyuka tujya tugenda tubyibukiranya gake gake. Kugeza ubu ngubu rero iyo ugiye kureba usanga uyu mutwe wa M23 abantu bose bagiye baza bagerageza kugira ngo bawurwanye bawusubize inyuma, baratsinzwe, byarabananiye. N'abarundi ntabaretse, n'abandi bose. Kugeza ubu ngubu rero ikintu kiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano ya Washington kwa 25 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2025 hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nandi yo kwa 23 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2025 yiduha muri Katari yo kurambika intwaro no kutagura ibirindiro. Iyo ugiye kureba usanga kugeza saha izi ngizi bitarubahirijwe, kandi bigizwe mu ruhare nande na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe abantu bari gushaka amahoro, Uburundi nabwo bukomeje kwenyegeza umuriro. Perezida Neva ari kwiyamamaza gutorerwa indi manda, nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaragara ku mashusho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Arimo kwiyamamaza, mu minsi iri imbere hazaba amatora hariya mu Burundi. Ntabwo tubizi niba ari we uzongera agatorwa cyangwa se niba hari abandi bazatorwa, ariko ikiriho cyo nuko hano mu Burundi ugiye kureba usanga bagishigikiye intambara. Perezida Felix Tshisekedi amaze iminsi ari kohereza abantu ngo bajye kwiga gutwara amadrone agiye kuzagura hano mu Bushinwa. Ayo yaguze mwe barayarashe, murayibuka imwe baherutse kurasira za Warungu, murayibuka imwe baherutse kurasira hariya za Mikenke mu gace ka Ndake, yari igenga igiye kurasa Abanyamurenge, n'izindi zagiye zishwanyaguzwa. Hanyuma n'abasirikare bamaze iminsi bari guhabwa imyitozo bagera ku 7,730. Hanyuma n'abandi bari bamaze iminsi bataha baratsinzwe intambara, bamaze iminsi bari guhabwa imyambaro, impuzankano nshyashya n'imbunda nshyashya ngo bagende bajye kurwanya M23. Bamwe bagiye badeployingwa hano za Kavyinonge, mwigeze kumva tubigarukaho tubivuga mu duce tugiye dutandukanye. Hano za Rucuru babasizeyo, hari imirwano imaze iminsi iri kuba hano za Warikare, ariko n'udutero shuma turi aho ngaho. Hari ibiba biri kubera hariya Uvira, twese duhanze amaso, ese Uvira izafatwa ryari? Uvira bakavuga ko Uvira yagoswe ariko itarafatwa nako itaratangazwa ko yafashwe. Kugeza ubu ngubu iyo ugiye kureba usanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu myiteguro y'intambara, kandi intambara karundura. Abacancuro b'Abaromaniya bagiye kuzaza, baba Colombia Preto, baba Blackwater niko bitwa, bayobowe n'uyu witwa Eric Dini Prince. Byamaze kujya hanze, byaragaragaye. Aba bose na biriya byose nabanje kukubwira ni ikimenyetso cy'uko bari kwitegura intambara. Tereza Kayikwamba wagena aherutse kuvuga amagambo avuga ku Rwanda. Yavuga ko ngo u Rwanda ngo ari igihugu kiri guhungabanya umutekano no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari igihugu kiri gufata abagore ku ngufu n'abakobwa, ari igihugu kiri kubombarida mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bakahapfira n'ibikorwa remezo bikahangirikira, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye yagiye avuga. Harimo n'uyu Jackman Shabani, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Abo bose ibyo bagiye bavuga ku Rwanda
ejo u Rwanda rwaberetse ko narwo atari agafu k'ivugwa rimwe, ruhita rwerekana uruganda rukora imbunda. Ni uruganda rwitwa Remiko. Urwo ruganda rukaba rukora ku bufatanye n'uruganda rw'abanyayisiraheli rukora imbunda ruzwi nka Israel Weapon Industries, izwi nka iwi, zifashishwa mu ngabo z'u Rwanda. Izo ntwaro birumvikana za RDF, hanyuma n'iza Isiraheli zitwa IDF. Remiko rero izi ntwaro ikora zikaba zifashishwa mu myitozo igiye itandukanye ya gisirikari, ndetse n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se imitwe y'iterabwoba yose iba ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu runaka cyangwa se mu gace runaka. Izo ntwaro niho zifashishwa. Ikindi, muri special forces, abarwanyi bo mu mutwe wa special forces nabo bifashisha izi ntwaro bari kurwana n'umwanzi, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Ese iyo ugiye kureba usanga u Rwanda rwafatwaga nk'iki, sinzi ukuntu bakarufata kari agahugu gatoya bagahera aho ngo barusuzugura, bakongera bagafata igisirikare cy'u Rwanda, sinzi wenda kubera kari agahugu gatoya nyine bakavuga bati buriya n'igisirikare ntacyo, bakongera bagafata wenda ubuyobozi bwo, wenda sinzi ukuntu bafata ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame, ariko ikintu kiriho amahanga ngendeye ku bihano bimaze iminsi biri gufatirwa u Rwanda, bigizwemo uruhare n'Ababiligi, nibo bazaga imbere, nibo bafite ukuboko gukomeye cyane, nibo bazaga imbere. Ni ikigaragaza ko babaga basuzuguye ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda, ni ikigaragaza ko babaga basuzuguye buri kimwe cyose, yaba ari igisirikari, yaba ari umutekano, yaba ari igipolisi, yaba ari byose, yaba ari abaturage, mbese abanyarwanda, mbese muri rusange sinzi ukuntu babafataga. Ariko ibi byose ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 byashyizweho akadomo. N'uwo murongo utukura bashakaga kurenga nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame abivuga, ndizera ntahamya kugeza ubu ngubu bamaze kubona aho bagomba kugarukira. Izi ntwaro rero harimo intwaro nyinshi zagiye zigaragara z'ubwoko bugiye butandukanye, nk'uko byagiye bivugwa. Kugeza ubu ngubu ntabwo ndirirwa nza kongera kubyinjiramo cyane, ariko ikiriho cyo nuko izo ntwaro zagiye ahagaragara kandi ari intwaro zikorerwa hano mu Rwanda. Mu minsi iri imbere bikaba bivugwa ko u Rwanda rugiye kujya rukora n'amadrone. Hanyuma FDR rivuga ngo ije gutera u Rwanda, ngo izafata ngo igihugu. Mwoka byaramwe, bene data, abana ba mama, muzahera hehe? Muzahera he? Dore bagenzi banyu barimo gutaha bakaza, abadamu bari gutaha, abadamu banyu, abana banyu na baso na ba mama wanyu. Mwebwe mwatashye mukaviyo mu mashyamba, mukaza tugafatanya kubaka iki gihugu cyacu, mukaza mugashira itafari, tukareba ko twagira aho tuva tukagira n'aho tugera. Ibyo ngibyo mwirirwamo muvuga ngo muzaza gutera u Rwanda, muzafata igihugu, muzagifata ryari? Hehe byari binyuze mu zenzira umugani wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame? Ryari? Gute se? Muzihe nzira? Mwaje mugataha mukaviyo mu mashamba, mukaza mukubaka igihugu cyanyu cyababyaye. Hanyuma ikindi nari naje kuba mbabwira, ibi bikoresho rero bikaba byamuritswe muri iyi nama mpuzamahanga yitwa ISICA, iteraniye hano mu Rwanda ku nshuro ya mbere. Akaba ari inama iza igaruka ku mutekano ku mugabane wa Afurika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu ijambo yavuze ubwo yakirwaga hariya muri iyo nama, yaravuze ngo abanyafurika ni twebwe dufite uruhare rukomeye cyane mu kwishakira umutekano kurusha uko twatega amaboko hanze ngo abari aza kuducungira umutekano. Icyo yashakaga kuvuga ni iki? Urugero ndahita nongera gusubira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwawo nta kindi barambirijeho cyangwa se bahanze amaso ni ku bacanshuro. Abacanshuro b'Abaromaniya baraje barataha baragenda. Abacanshuro b'aba Black Water bangaba muri Colombia nabo bagiye kuzaza. Aba basirikare ba EAC cyangwa se SADC iri gutaha n'abandi abo bose murabyibuka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yumvaga ko ariho hantu ishobora gukura amakiriro, ariko siko byagenze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akavuga ati twebwe nk'Abanyafurika cyangwa se twebwe nk'Abanyarwanda ni twebwe tugomba kwishakira igisubizo cyo kwirindira umutekano wacu kurusha uko twajya gushaka amahanga yo hanze ngo naza turindire umutekano. Abo bacanshuro b'Abaromaniya, abo bacanshuro ba Black Water bo muri Colombia, abo Babirigi, abo baki bose bagenda baza baba baje kumara iki? Wajya kureba rero ugasanga ibi ngibi hari icyo bishatse kuvuga cyangwa se hari isomo riba ryatambutse, uretse ko abantu baba batari kubyumva cyangwa baba batari kubibona. Hanyuma nk'uko byagiye bikomeza kugenda n'ubundi bitangazwa, iyi nama mpuzamahanga ubwo yabaga hano muri Kigali yitabiriwe n'abayobozi benshi cyane bagiye batandukanye baturutse ku mugabane wa Afurika ndetse n'uw'isi muri rusange. Ngo nubwo bwose bayise inama ya Afurika y'umutekano, ariko ntago ari ni iy'isi muri rusange, kuko hari abantu benshi cyane bagiye baturuka hirya no hino ku isi baje muri iyi nama. Ibi rero bikaba ari byiza. Ikindi niba mubyibuka neza, ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari i Abidjan muri Cote d'Ivoire muri ya nama ya CEO ya Africa CEO Forum, murabyibuka twigeze kuba tubibagezaho twabibaganirijeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaravuze ngo Abanyafurika ni twebwe dufite uruhare rukomeye cyane mu gushaka ibisubizo by'ubukungu cyangwa se wenda mu gukorana n'amasoko hano ku mugabane wa Afurika kugira ngo Afurika yacu izamuke cyangwa se itere imbere. Ntabwo tuzakomeza gutegera amaboko abavuye hanze cyangwa se abo banyamahanga, yewe niyo yanaza azaze byibuze agira aho agusanga cyangwa se agira icyo agusangana, ariko utavuze ngo uraryama nubyuka ngo amaboko yateze he hanze. Muno haba harimo inyigisho nyinshi cyane. Haba harimo inyigisho nyinshi twigira, ati mwigire mushaka ibi byo mukora mugire mute. Ubwo yari muri Bika Arena muri gahunda yo kwegera abaturage NST2, murabyuka ari ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2020, yaravuze ngo mwige kwizirika umukanda biramutse bibaye ngombwa. Umuntu araza akazana imfashanyo mu kiganza kimwe ariko ikindi gifashe inkota yo kukurangiza. Ayo magambo yagiye yavuganye kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ese muba mwagiye hehe? Mubyitaho cyangwa se murabyumva? Kugeza ubu ngubu rero iyo ugiye kureba usanga inyigisho zose zitangwa cyangwa se n'ibiganiro byose bigenda bibaho nk'uko dukomeza kugenda tubivuga, bitwereka ko twagakwiye kubanza gushaka igisubizo muri twebwe kurusha uko twajya kugishaka hanze. Hanyuma ibi ngibi biraza gutuma nongera kugaruka hano kuri CPR. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu Liyetona Jules Ngongo yavuze ko cyangwa se yasabye ko uyu mugabo yasenya uyu mutwe, kuko ngo uri gushira ubuzima bw'urubyiruko hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kaga. Hanyuma abana cyangwa se abo babyeyi babyaye, imiryango yabo irimo guhungabana biturutse ku mpfu za hato na hato z'abo bana cyangwa se z'ubwo rubyiruko. Akongera akavuga ati muri rusange ahazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ha Ituri ntaho hari kujya mu kaga. Uyu mutwe wa CPR bikaba bivugwa ko utari gukora wonyine, uri gukorana n'umundi mutwe ngo witwa Zaire nawo ukorera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwabantu mwe, ibintu ntago byoroshye, ibintu birakomeye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari imitwe n'indi y'ubusa. Ibi byose rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo hano mu karere
na wa mutekano dushaka cyangwa se y'amasezerano turimo tuvuga ngo hano mu karere ngo sinzi njye simbizi. Iyo ndebesheje amaso yanjye mba mbona ibintu biri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari ari ibindi ni ibindi. None se nk'aba ngaba baravutse, hari n'aba ngaba bandi turi kugenda tumenyeramo ngo bitwa bazayiri, n'abandi bazavuka nyuma yaho. Urambwira ngo abo ngabo noneho bo bazahagarikwa nande? Ese abahagarika umuntu ashobora kuza akavuga ngo agiye kwita ku kibazo cya hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukazasanga wenda tuvuga ariho yashize amaboko cyane, yazajya gushiduka igihugu cye cyaramaze kujya mu manga, bitagishoboka ko yanakigarura kugira ngo cyongere gisubire mu murongo. Biturutse kuki? Biturutse kuvuga ngo reka ndebe ngo abaturanyi bacu ngo wenda mbafashe ko hari cyakemuka ku bijyanye n'umutekano muke uri hano mu karere, hanyuma nabo batera imbere, bave mu bikibatera imbere. Wazajya kureba ugasanga igihugu cyawe cyamaze kugera mu manga, bitanagishoboka no kuba wanagikura aho ngaho kugira ngo ugire aho kijyana. Iyi mitwe yose hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi ni amaronko. Aba bose bagenda bavuka nta kindi ni amaronko. Mwabantu mwe, ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko gake gake ibintu bizagenda bikemuka. Hanyuma ikindi naje kuba nkubwira nuko nakubwiye ko SADC irimo gutaha, akaba ari icyiciro cya gatandatu cyatashe ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025. Iki cyiciro rero nacyo kikaba cyacyuye ibikoresho nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Nta byinshi ndibuze kuvuga kuri iki cyiciro cya SADC. Ikiriho cyo nuko ingabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziracyariyo kandi ku bwinshi. Ibimaze iminsi biri gutahana ibikoresho gusa nk'uko mwagiye mubibona, naho ingabo zo ziracyarunze ni nyinshi. Hanyuma ikindi, muri Kiliziya Gatolika hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banenze icyemezo cya leta ya Kongo cyo gufunga banki n'ibibuga by'indege bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Uyu ni Musenyeri Donatien Nshore yavuze ko ibi ngibi Kongo yafashe, ibi byemezo yafashe byo gufunga ibyo bibuga by'indege mpuzamahanga ndetse na banki, biri gushira ubuzima bw'abakongomani mu kaga. Uyu nguyu rero akaba ari umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Senko mu magambo ahinnye niko bivuze. Akaba yavuze ko uko byagenda kose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kwicara ikiga kuri iki kintu yakoze cyo kuba barafunze amabanki ndetse n'ibibuga by'indege, kuko abantu ntibabona uburyo bideplaza. Urugero nk'ubu ngubu niba hari nk'umupadiri wenda cyangwa se nk'umusenyeri ugiye mu butumwa wenda mu gace runaka, bikaba ngombwa ko afata indege, ntabwo abona uko agenda. Niba hari umusenyeri cyangwa se umupadiri ugiye gushaka amafaranga kuri banki, ntago yayabona, yayakura he? Niba hari umubikira ugiye wenda mu butumwa bw'ikigo cyo, ni ukuvuga ngo ibyo byose atari no kuvuga ngo wenda nabo bihaye Imana gusa, n'abaturage muri rusange cyangwa se abacuruzi, cyangwa urumva banki iyo itari gukora ubuzima buba bwahagaze. Abantu tujye tubyumva, niba ikibuga cy'indege kitari gukora ubuzima buba bwahagaze. Imihanda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turabizi ko nta mihanda ibayo, ni utuntu turi aho ngaho tw'inzira bagenda banyuzamo imodoka, rimwe na rimwe wacunga nabi wajya kure ukisanga munsi y'umuhanda. Mu minsi yashize twagiye tubona ibimodoka za Monisco, by'abimodoka by'intambara bya Monisco byarenze umuhanda bigaramye munsi y'umuhanda. Kubera iki? Kubera inzira mbi. Bikagenda byagera hano inzira bagasanga ntayo, bari bakurikiye akantu k'akayira, bagera bagasanga inzira yarasibamye, ni igisibangira. Wajya kubona yakomeza guhatiriza, umushoferi yakomeza guhatiriza, igahita irenga umuhanda. Ati rero ibi byose M23 iyo ndebye mbona buri ugiye kureba uyu mugabo ni Musenyeri uyu nguyu yitwa Donatien, yavugaga ati abaturage batuye za Goma nubwo amahoro ataragaruka 100%, nubwo hamaze iminsi hari kuba imikwabo yo kugenda basaka ibikoresho, izi ngabo navuga ngo abangaba bakorana na FDLR cyangwa se na Mayimayi Wazalendo bakorana na FARDC, bamaze iminsi bari gusakwa
hano i Goma bari kwaka ziriya ntwaro zose bari babitse, ariko kugeza ubu ngubu hari abantu wenda bagipfa rimwe na rimwe. Ejo bundi ngo hari umusore warashwe, ariko yarashwe kubera ko yari yagiye kwiba hariya za Goma, bamufasha ari igisambo, hanyuma barangije baramurasa abandi baracika. Ariko noneho uyu nguyu Musenyeri Donatien yavuze ati byibuze i Goma murabizi ko bashyizeho banke yitwa Kadeko, byibuze ubuzima bwaragarutse, abaturage bari kugira gute, bari kujya kubikura bakabitsa cyangwa se bakohererezwa amafaranga bakajya kuyabikura, birumvikana ubuzima bugakomeza cyangwa se bagacuruza. Twebwe se turi hehe, turi kuva turi kujya hehe? Niyo mpamvu uzajya kureba ugasanga abantu bamwe bavuye nko muri ibyo bice baje biyiziye hehe, biyiziye hano za Goma, cyangwa se wajya kuri ugasanga abo bose bashyigikiye bavuye ku ruhande rwa leta ya Kongo, bakavuga bati reka dushigikire M23 kuko n'ubundi turabona ko leta yarananiwe. Uyu mugabo mu magambo yavuze yagiye avuga ko rwose, cyangwa se mu mvugo ye yagaragaje ko leta ya Kongo imaze kunanirwa, yagakwiye kurekera aho ngaho, ikarekera aho ngaho. Biherutse gutangazwa n'uyu nguyu Colonel Nanga aganira n'uyu munyamakuru witwa Mario Naufare ugeze kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, avuga ati Perezida Felix Tshisekedi yibye umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta gikorwa remezo yigeze akora, ntaki ni desordre, disunity, mbese muri makeya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta buyobozi. Akavuga ati rero agomba kuvaho kibi na cyiza. Yarabivuze mujye mukurikirana amakuru, yarabivuze aganira n'umunyamakuru Naufare Mario. Ibi ngibi rero bikakwereka ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzajya kureba ugasanga n'abantu bari bagishize amaboko kuri Felix Tshisekedi bayamukuyeho, bagahita bigira ku ruhande rwa M23. Kubera iki? Kubera ko babona ko inzira barimo niberekeza hehe, niberekeza ku iterambere, niberekeza ku mutekano, niberekeza ku gukunda igihugu kurusha bariya barwana bari kurwanira amafaranga. Nk'ubu ngo baherutse gutoza ngo abantu barenga 730, abo ngabo ngo bagomba kuzarwana, ngo bakarwana bamaze gusigira imiryango yabo amadolari 500. Nawe unyumvire, umuntu ari kurwana kubera ko akunda igihugu cye, we uri kurwana urwanira amafaranga. Ibi byose rero wajya kubireba ugasanga hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibibazo biriyo, sinzi, ntabwo nzi iherezo ryabyo, ariko iminsi izagenda iduhishurira byinshi. Gusa icyo nababwira ngo mujye mukomeza kubana natwe, hanyuma reka mbe mpfundikiriye ahangaha aka gaseke nari nabazaniye ni uku nguku kangana. Ibindi byo turaza gukomeza kugenda tubiganiraho, dukomeza kugenda turebera hamwe ibiba biri kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze cyane, Nyagasani akomeza abarinde.